Mu buzima bwa buri munsi duhura n'abantu benshi, bamwe bakatwegereza nk'inshuti, abandi tukabafata nk'abavandimwe. Ariko ukuri guhari ni uko muri abo bose wowe ufata nk'inshuti zawe atari ko bo babibona. Hari abaza mu buzima bwawe baje badakurikiye wowe, ahubwo bakurikiye ibyo ufite. Abandi bakaza baje kudindiza iterambere ryawe, igihe cyawe, ndetse n'abaje kugutega imitego mibi. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe abantu 8 utagomba kuba inshuti nabo. Kuko aba bantu iyo ubaye inshuti nabo urababara ukicuza n'icyatumye mumenyana. Rero ubane nanjye kugira ngo ubamenye uzabirinde. Urakaza neza, ngiye kugutegura nkanakugezaho. Nitwa Ernest. Ntugende udakoze subscribe, like na comment. Umuntu wa mbere utagomba kuba inshuti nawe ni umuntu uhora abona ibibi byawe gusa. Uyu ni umuntu w'inshuti nawe ariko atazigera abona ibyiza byawe. Ba wundi nk'igihe wageze ku ntsinzi runaka ngo ubone yuko ari kugufasha kuyishimira, ahubwo we akakunenga, agatangira akubwira ko hari aho utagejeje, agatangira kukugereranya n'abandi, mbega ukabona yuko ibyo wagezeho bitamunejeje. Ikindi ni wa muntu nk'igihe muzaba muri mu itsinda ry'abantu runaka, we akumva ko nk'igihe mwasabwe gutanga ibitekerezo, wowe utakagomba kugira igitekerezo utanga, n'icyo utanze akaba yagipfobya. Uyu muntu rero ntuzigere uba inshuti nawe kuko atuma wiyumva nabi. Umuntu wa kabiri ni umuntu winjira mu buzima bwawe ashaka amabanga yawe yihariye. Uyu ni wa wundi aza mu buzima bwawe ariko intego ye nyamukuru ari ukumenya amabanga yawe no kuyakoresha uko abyifuza. Azaza uyamubwire yose, wenda ni n'amabanga ukoresha kugira ngo utere imbere, amabanga y'ibibazo byawe bwite, umutungo wawe n'uko winjiza, intego zawe n'andi mabanga yawe yose akwerekeyeho. Iki gihe numara kuyamubwira ashobora kuzayakoresha kugira ngo akurwanye cyangwa agushyire hanze kugira ngo buri umwe uwo ari we wese amenye ibyawe. Uyu muntu akenshi usanga ari n'umubeshyi ku rwego utigeze utekereza, bitewe n'uburyo yaje mu buzima bwawe afite akarimi keza kagukururiye kumubwira amabanga y'ubuzima bwawe bwose. Uyu muntu rero umeze gutya uzamwirinde kuko ntabwo ari ukubaka. Umuntu wa gatatu ni umuntu ukwigiraho inshuti afite inyungu agushakaho. Uyu ni umuntu uza mu buzima bwawe akakwereka ko akwitayeho, ariko kuko ukwitaho hari inyungu nini abifitemo. Aha ni cya gihe uzaba utangiye kuba wakwinjiza nk'amafaranga cyangwa ubukungu runaka, umuntu agatangira kukwigiraho inshuti, agatangira kukwereka ko agukunda, kandi mbere utarabona amafaranga urwo rukundo ntabwo yigeze akwereka. Icyo azaba agamije ni ukuza aje kukurya amafaranga, yamara gushira akakwereka ko ntaho mwigeze mumenyana. Rero uyu muntu umeze gutya numubona uzamwirinde kuko icyaba ashyize imbere ni inyungu ze. Umuntu wa kane ni umuntu wumva ko yakugira igikoresho cye. Iki ni cya gihe uzaba inshuti n'umuntu akumva ko igihe cyose agukeneye mu nyungu ze uboneka, kandi we utazamukenera muri gahunda zawe ngo umubone. Uzabona ko hari nk'igihe umuntu agira ibirori akumva ko wahora uboneka mu birori bye nk'umuntu uzajya umufasha gutegura ibyo birori, ariko wowe waba umukeneye akakubwira ko nta mwanya afite. Icyo gihe rero nta bucuti buba burimo, kuko uwo muntu aba yumva ko warengera ibikorwa bye biri gupfa, ariko we atazigera arengera ibyawe. Rero icyo nicyo gihe uwo muntu nk'uwo cyangwa n'abandi bameze gutyo ngo ubirinde. Umuntu wa gatanu ni umuntu uhora uvuga abandi nabi. Uyu ni wa muntu witwa ko ari inshuti yawe, ariko aho kugira ngo akuganirize ku bintu byubaka bifite akamaro, ahubwo ikiganiro cye akenshi kikaba gishingiye kuvuga abandi bantu nabi, kubasebya, kubanenga cyangwa se kubashyira hasi. Ikibazo ni uko umuntu nk'uwo atagarukira kuri abo bantu gusa, ahubwo iyo ageze ahandi nawe atangira kukuvuga nabi, kugusebya no kukuvuga uko utari. Niyo mpamvu rero umuntu nk'uwo numubona uzirinde ko mwakomezanya kuba inshuti, kuko nta terambere ateze kugufasha kugeraho, ahubwo ni ugukurura amatiku no kugutesha igihe. Umuntu wa gatandatu ni umuntu uhora ukwiyoberanyaho. Uyu ni wa muntu winjira mu buzima bwawe ko afite imico myiza, akunda kukwereka ko anakwishimiye ariko mu mutima we atakwishimiye. Iki ni cya gihe uzagwa nko mu makosa cyangwa uhure n'ibibazo runaka, we akwereke ko umufatanyije akababaro, ariko nagera hirya azikomanga mu gatuza yishimira ko wahuye n'ibyo bibazo. Ikibazo ni uko uyu muntu cyangwa se mwene abo bantu wamenya biba bigoye, kubera ko nk'uko nabikubwiye bariyoberanya, ariko numumenya uzahite uhagarika ubucuti mwari mufitanye. Umuntu wa karindwi ni umuntu uhora ugushora mu makosa. Uyu ni umuntu witwa ko ari inshuti yawe, ariko ubucuti bwanyu ugasanga bushingiye guhora gushyirisha mu makosa. Aha ni cya gihe umuntu muba muri inshuti ariko akunda kugushora mu ngeso mbi,
wenda izo ngeso utari usanzwe unazikora, nk'ingeso zo kwiba, ingeso z'ubusambanyi, ingeso zo kunywa ibiyobyabwenge n'izindi, ukabona nicyo kintu muhuriyeho, ntabe yanagufasha no gutekereza ku ngaruka zabyo, ahubwo agahora agushishikariza kubikora vuba vuba utabanje no kubitekerezaho, kandi akenshi akaba ari wowe ingaruka zigiraho kurushaho. Uyu muntu rero numubona uzamwirinde. Umuntu wa munani ari nawe nasorezaho mu bantu utagomba kuba inshuti nabo, ni umuntu ukubeshya. Uyu ni umuntu ufata nk'inshuti yawe ariko atajya avugisha ukuri cyangwa ngo ashyire mu bikorwa amasezerano mugiranye, ahora ahimba ibinyoma mu rwego rwo guhisha amakosa ye. Ikindi ni wa muntu utagira gahunda, kuko mushobora guhana gahunda runaka nka gahunda yo gusurana, ariko agahora akubeshya ataba yanabishyira mu bikorwa n'umunsi wa rimwe. Uyu rero uzamwirinde kuko nta nshuti iri murimo, ni uwo guhora agutesha umwanya akadindiza n'iterambere ryawe. Ndagushimiye rero, ntugende udakoze subscribe. Duhure mu bindi biganiro.